Imineke muragura. Bakunzi ba filimi nyarwanda, nyuma yo kubagezaho filimi nyinshi zitandukanye mwakunze muri benshi nka Tears of Love, My Story, ubu noneho tukuzaniye filimi nirurangiza yitwa Why Me. Kuki nge? Ni filimi irimo abasitari batandukanye mwakunze mu mafilimi atandukanye mwamenye ku mazina nka Fabiola, Intare y'Ingore, Shema cyangwa Gahima mu mafilimi atandukanye, Hunter, Megan n'abandi benshi. Ni filimi igaruka ku buzima bw'umusore waba barasigiye imitungo akaza kwisanga mu rukundo n'umumama w'umuzunguzayi w'abana babiri. Uru rukundo mama w'uyu musore ntago arushyigikiye cyane ko uyu musore aba asanzwe afite umukunzi wundi w'umusinzi kandi umuca inyuma. Ese uru rukundo rurashoboka? Yikurikira urebe imbaraga z'urukundo urebe se koko uru rukundo rurashoboka ruzatsinda cyangwa ni kuri OBE TV Show. Sibyo biba bisaba. Twongeye niko mbyumva. Nanjye niko mbyumva humura rwose tubyumva kimwe umutima utereramo wanjye. Akashemana. Ubundi kuki watinze kuza? Kera kose abagaye. Nawe wari ukwiye igihembo cyo mu rwego rwo hejuru. Amen, ndagikeneye. Nka cya kindi bita Prix Nobel. Ego baraje pari niki? Prix Nobel. Ndasete natembaga kwangwa nzi nicyo kintu cyari. Icyo kintu. Tugahuza ubuzima. Nitwa wawe ukitwa wanjye. Nkagukunda noneho mbifitiye uburenganzira. Muri neza. Sawa nawe. Banezerewe ni Fabize neza. akasobwiza urasa na bike bana. Ko nawe urakabya. Urakabya. Ndari kunumba nkureba. Hita numva nibyo abandi bagabo bose. Wagize ute? Nibyo abandi bagabo. Buri muntu wese agira inkweto ye niba zakubeshya. Tugendere. Turakoresha imodoka yanditse. Yanjye siyo nshyashya yawe yashize mu mapiyesi. Utangiye kunyurira rero. Akanye ni gashyashya. Akubwira genda ntwaye. Hari ikibazo se? Nanjye numve perime nabonye niyo ubusa. Ukuntu niyo batwaye umugore mwiza kugutwara. Akashemana. Ngambwira ahubwo turasohokerayo. Nahera. Habe surprise. Naribi. Aho tujya hose ariko turataha. Yego. Turataha. Yose. Oya ntago kurara kubiri n'umwana. Hari ukuntu ko muri hotel bino biryoshye kurenza mu rugo. Oya. Tugomba gutaha ahubwo tukazafata ikindi gihe cyanyacyo tukagenda turi burare ariko iri joro ryo tunagomba gutaha. Yego. Benda byaryo ni dutahe. Babibone. Sheri ntuze kungomesha. Tugombe dutahe. Yewe ubundi ndumva ikintu nshaka. Numvaga ahubwo turi dukwaye n'akabaga. Tukaniwe imyenda tugiye gutya. Nta n'amasherije twitwaza. Akumida kunda gusohoka. Suko ntabikunda. Tugende dusohoke iminota dutahe. Rega dufite ababyeyi bari hano dutahe. Ababyeyi batashye, mama ntiyatashye. Mama wawe naho hari se ntago ari umubyeyi. Ubasigare wenyine. Ari kumwe n'umwuzukuru. Oya rero nta mpamvu mama yo kuvunika. Ngomba kuza nkamuganiriza dore mama bamaze kungana kuriya. Iyo bicaye bonyine barigomba. Ninkunyara muri hotel nyenyeresha nagubye. Ivwanjara mu nyenyeri 20 zingaye turataha. Ubona wishimye ariko kazi kakuryohanye. Umva kazi karyohanye ni keza. Ntabwo nungukiramo n'izindi nshuti z'abakobwa. Bese uziko njya kwisigaye numva ngo ngarutse kubera wowe, ngarutse kubera wowe nkumva nyine ndishimye. Mbega Megan uri umwana mwiza ntako ntabone batakugira inshuti. Nese kuje ku kazi biti. None sikonzi ko duhurira ahandi hantu atari mu muhanda cyangwa muri coffee shop. Ukaba waranze kumusura, waranze ko ngusura. Zaya birangira nje kukureba ku kazi nyine. Ariko nicyo biba bitwaye iki cyane cyane nk'iyo n'abakiriya barimo kuza nta kibazo twari tuganira. Mbega Megan, njya gukumbura nkumva mbuze n'amahoro mu mutima wanjye. Dewe.
nenda kumbura gusa nyine nkavuga nta kundi nta kazi nakabonye ngasaba Imana na mpamvu yo kwinubira. No, ariko take time to, relax. Huh? Kandi unyemerere nyine kukubona tu. Kumbona? Yeah. Nk'ubu ngubu nyine uri mu kazi sibyo? Just for my time. Ariko mu kanya umukiriya naza ureta wongera wigendera. Sibyo? Kandi mba numva nkumbuye kugirana nawe nyine time itari interrupted. Ariko nano nahantu hashyashya hatari hano se cyangwa hatari no nyine hagenda hahinduka at least somewhere private. Muri coffee shop hari ibintu nifuza kubwira ko simbikubwire kubera ko abaseriveri bari gutambuka abicaye iruhande rwacu ku meza yo hirya. Sibyo? The same things applies mu muhanda hari amagambo utavugira ku musozi. Something applies here hari amagambo utavugira muri shop kamera. Tell you what. Tsaza kwikosara. Weekend n'ubundi yatangiye. Kandi sani itangira kwa kane. Waretse. Ejo tugasohoka. Tugasangira either coffee niba ari ushaka cyangwa wine. Icyo ushaka ariko we get some time. Ariko no this time. Unyemerere ari nje mpitamo aho tujya tuganira. Ari wo hitamo? Hasi kuri vumira wakira mu giturage. Turarya ubundi turangiza dutaye. Kuri vumira wakira mu giturage. None zuragira ntabyo bajya bavuga ngo ikivamo n'ikivuvamo. Ya. Nago kabura. Ariko ntago ugaragara nk'umuturage. Nta mpamvu yo kujya kundaza aha hantu. Musirimu tuziranye. Usukuntu usubirirwa muri hotel ngo busa neza. Kuruta ubwacu. Uya, tandukanye ubwacu. Uko byagenda kose buriya buriri buba bwararayeho ibihumbi n'ibihumbi. Baba baramesha amashuka yabo. Uko bayamesa kose ntibivuze ko iyo matritara y'abantu benshi. Babirwa n'iki? Ntago biba hotel nyine ni hotel binjira basohoka. Oya genda. Turataha hano mu rugo uburiri bwacu nitwe gusa matora twarayifunukurije. Cyangwa kuri piscine. Akusi sheri. Babiri sawa. Oya turataha. Babiryoshye. Tugomba gutaha ahubwo tukaza tukare tukatuganiriza umukecuru. Atubwira n'amakuru y'uburyo ibintu nkaba yatubwira ducira imigani atubwira ukuntu ibintu bimeze byose. Tumba ngukumbuye. Ariko man isubira twanze dusubira mu nzu. Akusi sheri ufite ikihe kibazo muri iyi minsi? Ndagukondereza. Kandi uzantera ubwoba ngiye ngutinya. Ngaho. None ntago nagutera ubwoba. Kandi rwango ahubwo ku rukundo rwa rwica. Niko ugomba kugenda unkunda. Sibyo biba bisawa. Ngiye niko mbyumva. Nanjye niko mbyumva humura rwose tubyumva kimwe umutima utereramo wanjye. Afashe mana. Ubundi kuki watinze kuza? Kera kose abagaye. Haguse kuki utanshatse kare? Kuki watinze kuza koko? Naraje rero kandi naje nje na hantu nteganya kujya. Ubundi buri Isabelle nubwo yademukiye nakabaye mugurira akantu ko yatumye mbona. Mugore mwiza. Isabelle se. Uravuze uramunyibutsa. Ameze neza se basi. Dewe. Uyihitemo wowe. Ndakwizeye ubwirahita uhitamo mu rugo iwanyu. Oya. Ntabwo uhitemo mu rugo iwanyu cyangwa se mu rugo iwacu. Nta nubwo uhitemo mu rugo rw'undi muntu nyine ngo kushiti yawe ego. Yego. Nta kibazo. Ariko ndi gutekereza ko ahantu hataba ari ahantu hano hafa. Hehe. Hakabaye ahantu nyine hatari kure cyane ariko hatari hafi ku buryo twataha. Okay. Pfa kuba haba ari ahantu tugenda tukajyana umwanya wo kujya gutaha. Kandi aribyo ndi kukubwira bitarimo. Nta kibazo. Ntago dutaha ntago biri. Urumva nabyanga. Okay. Nayimba nkumbuye njya nkumbura umwanya ndi kumwe nawe. Njya nkumbura nyine ndi kumwe nawe. Bivuze ngo rero kumva nakwanga gutemberana na Devo. Nyamara muri iyo message harimo kandi ka message gahishe kandi kararyoshye karyoshye. Okay. No, ko message mpaye. Nagasanzwe. No. Hari ibintu bidasanzwe. Okay. Hari nk'agakude wajyaga nkubita turi mu rukiko. Sibyo tugahuza amaso. Ako nagasanzwe sibyo? Nubwo nako hari ukuntu
najyaga ndwana no kuguma ndi focus ariko najyaga nguma ndi nyine ushaka kugumana focus, you know, ndi prosecutor ngomba kugira amahane, I need to follow the rule of the law, urumva, and then nkabonaga meze neza muraho kunsura shaka kuri bazamuha imbabazi. Mbega nta muntu udakoze, bazamuha imbabazi ko yarize yabaye umwana mwiza. Bamuha imbabazi yagaruka tukabona mwana Je nta kintu byantwara, ni ukuri kw'Imana. ashari cyane Ega nawe ubu ngubu aratwite yabaye umubyeyi, aza agaciro k'umwana, ashobora kwirinda guhemba kuvuga ngo si umwana wanjye azasigaraye, ngiyewe yazanduka tukamwitaho akabona ko gira nabi ititurwindi, ahubwo twe tukamwereka umutima mwiza, urukundo, akabona ko rwose nubwo atazi papa w'umwana ariko duhari kugeza ku munsi wa nyuma byaye, tukita ku mwana, nkajya muherekeza kwipimisha, nkamubwira bacana naramutanze nubwo nduta, nkamubwira bacano ujya byo ntabwo namubwira nyine bangenda njya muherekeza kwipimisha, nkamubwira bacano nkamuherekeza gushopinga imyenda y'umwana, uri kumva, tukamushakira utuntu muri iyo minsi yatwariye, ibintu byose nyine ukabona ko tumwitayeho, nta kirenze ibyo. ubundi umugore mwiza ngo umuhabwa n'Uwiteka, umubi Satani atanga umugore, ikigaragara rero ahubwo uzana Imana igwa umugore mwiza, Satani agacunga yagoye umugore mwiza ikahita imwarikaho, ikahita izikamwarikamo, kuko ntabwo Satani atanga abagore, abantu barabagira mwese nta bademoni b'abagore babaho, gusa umutima ufite uzahorana. Ibyo narabitekereje numva ko in case wenda bazataha bazazenda babarira, ariko nkumva nanone bazakubangamira. No twisohokere twagiye reka nguke ya ari bashije, ahubwo king tambuka ladies first, twagiye umware neza, twagiye bombastic side eye, umutima wanjye focus Megan, focus, sibyo? Hari ukuntu wajyaga duhuza amaso kugira ngo sinabibonaga, nigize seriye ndimo ndaguhimba, nawe uri guhimba reka nkwereke. Kuki utatekereza yuko yaba ari amaso narebanaga se umushinjacyaha, avocat de défense nagize ku buryo okay, let's pretend ko iri ya pese yawe yo mu kazi, sibyo? ariko ahubwo ndi kukumva no kwandika ari busy. wewe wabibonaga tumwenyurira ku ruhande, kongera tukarebana, kamwenyurira ku ruhande, wewe wabibonaga uri mu biki kandi wabaga ufuka, ntabwo nyine ndi kujya mbibona ko akazi kawe oya akazi ni ari kuva twahura nje nawe, uretse case ya Hanta nayo ifite impamvu yayo, hari urubanza na rumwe nigize mburana ngo nsindwe. Exactly, ukora akazi kawe neza, wasanga ari n'ukuntu wajya gumotiva mu kuntu. uretse mu kizakora kariya abantu bo mu rugo bose barabyibushye. ahubwo ma wabonye ukuntu Hanta asigaye abyibushye, wagira ngo ni igipirizo njye baramuhaze, uri ko bwije arabyibuha, uri ko bwije arabyibuha, nanjye yarantunguye, ashaka kujya hasi wakana muri ibi byose, ashaka kugenda, sinzi ikibazo afite do baba. Rega Jeanne we rega ni urukundo ubona ibyiza ukora, urandebera de urandebera ibyiza nari nangiye kubura ko mana nakubwiraga nuko kumara sitakugira inama nyinshi nziza nukuri, ajyaga nkubwira ngiye kwangiza ibintu de mana we, umbuzi ko umuntu yishyira mu nda akamwanga burundu, nari nangije nibazaga impamvu nibazaga impamvu mwana umwanga zarancanze, ariko nanjye sinzi ukuntu byazaga, biriya bintu birizana buriya nyine
hari ukuntu cyangwa amaraso yawe nayo oya ntabwo ari ukumenya nene yangaga mama wawe kamikubwira weneranya n'umwana ariko uzi ko abana bumva ariko nyine nukura ntabwo bizagugumema ariko nyine muramwahunaga mwanzeho gacyasa kureba ativugisha ukuri nibyo yarabikoze nawe ubundi icyambere nuko nyine wisubiyeho nibyo cyiza buriya bavuga ngo iyo umuntu yisubiyeho Imana iranamubabarira kandi isabye imbabazi umuntu akubara wakoshereje yakubaye n'Imana irakubabara njye niko mbyemera akoresha ni nawe wambereye intwari cyaro tunama twinshi wagiye ngira nubwo nageragaho wenda nkihagararaho nkanga kutwumva ariko nageragaho ngashyira ubwenge kugiye yego mana ngingira kuri kwinshi cyane ngiye kandi kutabeshya mfite igitekerezo ariko cyaje ndabona yabaye cyaje mbaze hari deal nshaka ko dukorana deal sasa Megan biriya bintu arabikunda cyo gucuruza cyo gucuruza imyenda wabonye ko nakoze deal na n'ubu nta kintu abizi kabisa sasa rero Twitter story karangira ariko arabikunda byataye gahunda ukuntu imeze na company yarazamutse njyewe nafashe n'umwanzuro wo kubigira official nawe noneho ngubu nta bintu byo guteretana mu manuze mu macenga urumva umwanzuro wanjye nuko bigomba kuba official sibyo ubu rero ikintu ngiye kugusaba ntugitekereze nk'umucuruzi just like that gitekereze nk'umuntu w'inshuti kandi w'umucuruzi singitekereza nk'umucuruzi kandi ngitekereza nk'umucuruzi nk'inshuti y'umucuruzi donc inshuti yanjye ikora ubucuruzi wigitekereza nk'umucuruzi gitekereza nk'inshuti yanjye ikora ubucuruzi bro ikintu utangiye gusasira gutyo ni bwoko ki sanya ngo nukwica umuntu oya ica umuntu tumuhora iki ikintu nshaka ndashaka kuguha amafaranga nanjye nyakunda kwe ntago nayanga yazanye against imigabane yego imigabane ya company muri iriya company ya business y'imyenda ndashaka kugurira shares ziriya business nkazimugurira Megan ko ntago nafite kugurisha shares muri company yawe niyo mpamvu nkubwiye wibitekereza nk'umucuruzi bitekereza nk'umushuti wanjye ukora ubucuruzi sasa bura gufata umwanzuro ikintu nk'icyo ntago nahita nkubwira ngo nafashe umwanzuro yego urumva gufata company ugatanga shares buri bawe kwera ikintu gikomeye I know ikindi abaze mfite umugore yego hagari nahita nkubwira ngo none aha ngo ndabyemera cyangwa se mbyemera Imana yambujije kubeshya sinzi ukuntu nteye mba numva ibintu byose nyine nimba ari ukurisha no kubeshya n'umuntu ngatava turamubeshya nyine niko nteye mba numva kuko nanga abantu bambeshya cyangwa bambeshyera nanjye sinkunda kubeshya nose umuryango wacu rero udashimishije none turishimye cyane reba na Kelly ukuntu yabyibushye ariko umwana we yabyibushye mama warabyibuha reba mama we ukuntu yabyibushye reba hantu kameze neza pe none bravo mwana none nawe aragiye arabyibuha ejo ndi yarabyibushye umugabo warabyibushye bameze ngo barabahaga buri munsi sibina umunezero n'umunezero wawe ntabwo ari ibiryo ntabwo ari iki umunezero iyo umuntu anezerewe rero atuje ntiyabura kubyibuha ahubwo ukwiye amashimwe njyewe se nawe ariko nawe ukwiye igihembo cyo hejuru nk'ikihe so kuko reba urugamba rwose wahanganye narwo muri uyu muryango mu bibi mu byiza mu byo aho byatangiriye tubaye hafi ni ukuri pe nawe wari ukwiye igihembo cyo mu rwego rwo hejuru amen ndagikeneye nka cya kindi bita prix Nobel Ego baranye pari niki prix Nobel ndasete natembaga kwangwa nzi nicyo kintu cyari icyo kintu ni igihembo baha umuntu darasete nawe igihembo cyo hejuru cyo kwisi
bahemba umuntu wabaye indashyikirwa vugisha ukuri cy'isi yose nicyo jana akwiye bravo muri uyu muryango wacu ni ukuri yego we dore bravo dore mwana bravo keri nkwiye cyo gihe murata yakamana jana nagikwira urakoze icyo gihembo mana we Imana izakiremeye twararuhanye kuva ku ntangiriro kugeza n'uyu munsi rero ntabwo namuganiza umugore reka nkwereke jewe icyo ngusaba ntabwo ari preferred shares sibyo imyanzuro yose ifitanye isano na business niyo uyifata you are still the boss sibyo ariko byibuze at the end of the month aho kugira ngo akire umushahara gusa anagire kubera ko urumva mfite na proposal yuko ngomba kubana nawe sibyo kandi sinshaka umugore wa muhonga sura uzaza akicara agategereza ko ngomba gukora ngo mutunge kandi no yego ari gukora udufaranga ama komisiyo agenda afata kuri acuruza nabona amafaranga menshi cyane ariko ntago numva ko ahagije sibyo ntago numva ko ahagije ko buryo ejo n'ejo bundi tunapanga ubukwe batazajya kumbwira ngo ndishyura ikanzu y'abageni ibiki n'ibiki njye no guhandoringa ibyo ku ruhande rwanjye nk'umuhungu sibyo wowe bitekerezeho you'll still have control muri company ariko byibuze at least benzi ngo at the end of the month hari ikindi kintu by the way ntabyazi ntabwo ndayimubwira ndumva nshobora no kutayimubwira wakajya kubona akabona kuri konti yiwe habaye transferred at the end of the month ikintu ndibukore ibintu ntabwo nafatiraho umwanzuro njye nyine gusa birashimishije Ben buri rukundo maze kubona ko aricyo kintu cya mbere cyiza ibaze nk'ino watekereje gutyo noneho rero niba ibyo bintu wanabikora deja azahita amenya ko kampani ari iyanjye twarabimuhishe wenda azabimenya biri too late sibyo byanze bikunze kuko ni naba umushayaholder byanze bikunze azamenya byose ariko kuba umushayaholder bwabyo nabwo azabimenya nyuma reka wazajya kubona abone hari amafaranga agiye kuri konti avuye mu izina rya company obviously azabaze ati ibi ni ibiki sibyo and then icyo gihe yemerewe kuba yamenya ko ariko deal yabaye cyane ko icyo gihe azaba ari too late nta buryo bwo gusubira inyuma kuko rega Hunter Megan njye ndamukunda pe nta n'ikintu numva mfitiye ubushobozi yakagombye kubura mu buzima sibyo ubwo rero reka se kuvugisha vumiriya ngo nta kintu nakwimura bizi baramfashije bishoboka warandwaniriye aho abantu bose bandi bari bamvuyeho Megan yaranyitangiye abura akazi hejuru yanjye uko byagenda kose ikindi ntabwo ari ubuntu by'ubugoye n'amafaranga ndabyumva oya byanze kunze iyo ibintu byagije muri business ari amafaranga gusa nubwo nakubwira ibingibi ngiye ko ntacyo nakwima ntabwo watubereye umwana mubi watubaye hafi bishoboka igihe vumiriya twari dusigaranye umwana we twenyine wambaye hafi watubaye hafi mu bibazo byose twagiye duhura nabyo ubwo se umuntu yabinganya ikintu kuri kudashima n'ibibi oya njyanye ndishimye ma ko babyibuza mu nshimira kuri pe kandi bizahoraho ntago nzajya cyeka nimbona umugabo uwo nzabasiga ntibiri hafi kuko urugo rwanjye ngewe nzarurinda amatiku tuzagushyingira nawe ibyo wadukoreye utagaca papa yatangurira kandi keri no kuko nago nyine abatungo yatangurira kandi akandi natamuga ko nakaguze mu 10 kandi ari 2 ababyeyi n'abana beza cyane nuko barakwishyuza 10,000 papa batabimereza 10,000 subiza ibyanjye keni wampaye kansubize none asigaga kwedura none sema mbungubwo ngewe nibazaga sibyo niyo nakora ubukwe so kuko marangiye nzajye nza mbasure cyane nizigire muri Amerika muri Amerika se murabiteganya kujyayo none njye nagenda ndakugira ngo nzaze mwarankumbuye mwenda gupfa
ukumbuza nta mahirwe wabugize amen natwe twakwishima ariko nukansaba amafaranga cyane ninjyayo ja sinyennye pe ariko nayaguha wishatse ugura imyenda keriya nubwo mutayibuze ese ko ari impano genda tujye kugura usubusake ni amatama oya haracyari kare uretse niyariye polici mu kanya uretse polici ariko umuntu wubatse agomba kubanza agakora meeting y'umugore akemera icyo kintu kugira ngo umuryango utazagira ikibazo ndavuga ngo afashe umutungo w'umuryango utegeza rubanda birumvikana ubundi ibyo ngibyo ni naramuka byemeye nzahaguha bro thanks man azageze tunajyana no kurangura ariko ni sawa kubera ko mwigishe tujye Dubai tujye China tujye Nairobi tujye TZ yego amenye gushaka imari wenda nyuma azanabona n'iduka nini nka ririya none aba ririmo wenyine erega none ndakirimo n'abapatina ikindi kintu bukomeze dore ikindi kintu nubwo wenda abagabo rimwe na rimwe tujya dutekereza ikintu ukumva dusa nkaho turi gutekereza uruhande rumwe ni impande zombi kuko ejo n'ejo bundi nanjye akazi kanjye gashobora guhagarara sibyo buriya akazi k'amategeko ni akazi n'ubundi kabamo risike nk'izi n'utundi tuzi twose akazi kose kabamo risike sibyo nanjye gashobora guhagarara kubw'impamvu runaka cyangwa se nkumva ndanabihazi wenda mu gihe nanjye nkiri gushaka kubura umutwe nshaka aho nerekeza nawe akankavaringa kuko mu buzima ningira kugira sibyo ariko umfashe ubiteke kandi kubanza wewe wanabyemera n'icyo ubitekerezaho gisigaye uganiriza umugore wumva icyo bitekerezaho nibyanga ubwo ndakora plan B gusaba amafaranga agora ku mafaranga bari danje none se singiye umva ngubwira kuba business yari yakavugane hagiye mu ndi muntu uretse ko Vumiliya nawe n'umwana mwiza akunda Megan nkeka ko atabyanga icyaba kibi nuko yamufuhira gusa ibindi byose ntari kumufuhira yigeze kumufuhira kera ako cya Megan ni cyiza hamwe nta n'umugore utagifuhira oyo umubwire ko ari uwanjye kandi ko dufite bro code nkuko ntatinyuka gutereta Vumiliya hari nako nawe utatinyuka Megan ibintu bizaye reba ukuntu mbere wambwiraga se ngo zamutereta simbore Vumiliya none birashashaho hariya ko wari ubabaje kundusha reka bro hariya ko wari ubabaje kundusha bani cyo kweze sha hari warirangayo kabisa no hari wari ubabaje man usko nayo ngize ngo ugiye gutereta nuze Jane Jane nagacite kange nyine ariko nyine nanagize ubwoba man nkora mutima Jane nkora mutima sister biraho ngaho tu nta bindi birenze hanyuma ikindi kintu ushaka ko tuvuganaho rero Megan ndashaka kugushimira ko wampaye umwanya ukemera ko dusohokana ukemera ko mpitamo aho tujya hari ikintu ushaka kubwira wishimira gukorera nakubwiye yuko ari we wabimbwiye gute nakwanga kumva ikintu nshaka kubwira ikintu maze igihe kinini cyane nshaka kubwira gusa ariko ntabwo nzi ukuri bubifate ndashatse no kubireka ariko umutima wanjye ukampatiriza nkagira dilema y'ubwoba bw'ukuntu bubyakira ndetse n'uburyo nibikubwiramo kubera ko nta buryo bwinshi bubaho bwo kuvuga ibyo nshaka kubwira ni bibi
bon bishobora kuba bibi cyangwa bikaba byiza bitewe n'uburyo rubyakiremo gusa burya kunigwa n'ijambo wanigwa n'urubwi sibyo Here goes nothing. Megan, kuva nakubona kuva nje nawe twahura wanwaye uruhu n'uruhande ndagukunda ku buryo ntabasha no gutekereza neza wangiza akagoryi burundu buri segonda buri munota niko urukundo ngufitiye rugenda rwiyongera rusigaye rungenga ku buryo n'igihe gitoya maze njya kuri court house sinkubona mu kazi birandemerera none uyu munsi nashaka kugusaba kunyemerera tugahuza ubuzima nitwa uwawe ukitwa uwanjye nkagukunda noneho mbifitiye uburenganzira ndi kwibaza impamvu bari baratinze Dave nayo ndagukunda kuko igihe cyose nagiye marana nawe yaba iminota ibiri yaba umunota umwe uwo mwanya wamberaga munini wamberaga mwiza kuruta indi myanya yose nyine nabaga ndi mu bindi ndi mu kazi ndi hehe uwo mwanya wansigiragamo imbaraga wansigiragamo urukundo I love you too. Yes! Oh mama, I can't believe it. Ahubwo ndaguhana. Ngiye guha igihano cyo kugwa muri aya mazi kuko waratinze. Kireka icyo udashaka. Kireka icyo udashaka. Megan. Ntabwo ushobora kumva ukuntu nezerewe. Ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye noneho. Oh goodness. Megan ntabwo uzabyicuza. Kubera bishimye. Ntabwo nabitekereza ko ibi bintu bimbwira. Ahubwo noneho utekereza ko handa. Ajya mbwiraga ngo byivugire ngo nuragara ngo abakobwa. Namubwira okay nzayemba imbere ya Dave yarabizire. Uskuru genda mugiraga nkubwira nti Megan yaranyishe sindararyama nkamurota kicara nkamutekereza. No ariko ni nabyo. None nje yarambwira ngo ndi kwibona hagati yanyu harimo akantu gute utayimubwira nkamubwira umukobwa nagenda imbere ya Dave nkamubwira Dave reba nko kuno bitwaye ubu ninjye ari kuba ari kubikora byari gusanduye ariko thank you ntago nzabyibagirwa kandi ntago nzabyicuza nawe